muraho neza Ego. mukomere cyane Ego. mumeze mute Neza. Bwana Perezida wa Ruda, turakubaza ikibazo cy'amatsiko ko Musoni Augustin adufungiye inzira, wowe nawe nuba perezida uzakuraho akarengane nk'ako yadukoreye? murakoze cyane rwose uwo mugabo Musoni Augustin uturiye hano haruguru y'iwacu wadufungiye inzira iva inajya iwacu ubu imyaka imaze kuba imyaka 18 igiye kujya muri 19 turi mu karengane k'ibihekane. Twe tuzarwanya akarengane akariko kose, ntabwo tuzemerera n'umunyarwanda uwo ari we wese ko agakorera mugenzi we, yaba yitwaje amaranka yaba yitwaje iki. Nk'urugero Musoni Augustin yitwaje ngo ko ari umutegetsi utubura imyaka mu bigo bya rabu bishinzwe gutobora imbuto mu Rwanda, none yitwaza icyo ari cyo araduhohotera. Yaduhohoteye bakuru banyu, abana bari hano twabyaye bakuru bari mu karengane babarenganya, nabo bajya kubahiga nk'uko baduhigaga, baramigaga bakaza hano bagamije kunyica. Noneho ibyo byose biba ngombwa ko abana bafata umwanzuro kuva muri iki gihugu kubw'impamvu z'umutekano wabo, no kugira ngo ibyo bibazo batakomeza kubibona, noneho akazava akatwica twese ntihagire urokoka. Kubw'iyo mpamvu yo kumutekano, kugira ngo wenda abandi nidupfa hazagira abarokoka, ni muri uru rwego bafashe inzira barigendera aho babona umutekano. Uwo mugabo Musoni Augustin abafatanyije nabo yafatanyije nabo mbere, n'abakomeje gufatanya nabo abo bose batazabagirira nabi, natwe tukomeze gucungira hafi izamu kugira ngo batazaduhohotera. Ariko barakabije n'ubundi bakomereje aho bari bagejeje, na n'ubu buhoro ubona badutera ibihe byose, amanywa na nijoro bahora baza, ariko tubyitwaramo neza kugeza ubu. None se ko bagenda bakica ibikoko bakabitunagaho, ibyo byo uzabyifatamo ute? Ibyo bikoko batunagamo burya namwe mujya mubibona? Ego, turabibona. Usibye no kubibona, tubona n'ibirindazi bajugunye, nuko twirinda ntitubirye. Bityo rero mujye mwirinda cyane, n'ubundi baba bagamije kugira ngo babinagaho abana bacu, babitoragure babirye, baduteze ibibazo. Ibyo byose rero Imana igenda ibarinda iturinda. Ibyo byose bagamije kudushotora kugira ngo hagire ikiduturukaho, noneho babe babonye impamvu. Ibyo byose rero ni ukwitwara neza, mwirinda, mwitwararika, mugaca bugufi nk'ikabutura bakabibeshaho, mukigira abarezi kandi muri abarezi. Nyine uwakurenganyije akomeza akarenganya n'undi, uwarenganyije undi nawe arakurenganya. Agatoki kamenyereye gukomba gahora gahinnye, uwamenyereye guhohotera abantu ahora ahohotera ntaruhuka, aruhuka aruko yasizemo umwuka, Imana yamukuyemo volume y'umwuka gusa. Naho ubundi ufite ubunararibonye mu guhohotera ahora ahohotera bagenzi be, ni ka gatoki kamenyereye gukomba gahora gahinnye kari tayari gukora ibyo kamenyereye. Ubwo n'uwo mugabo Musoni Augustin wadufungiye inzira yubakamo fondasiyo mu nzira yacu, afatanyije na Nyanzira Leonira nawe yubaka umusarani mu
nzira yacu bafatanyije bacuze umugambi mubi mubisha. Abo bose rero Imana ibakurikiranira hafi nka muganga uko akurikiranira hafi umurwayi we, imukurikiranyeho cyangwa muganga amukurikiranyeho uburwayi bwamurembeje. Ibyo byose Imana izakora umuti, kandi natwe tugomba guhora turi maso igihe cyose. Mwamenya ko mwanamenye ibuye ryagaragaye ntirigomba kwica isuka. Bityo rero bana bakiri bato mwarushaho kwirinda cyane abo bagabo batazagira icyo badutwara, cyangwa abo bantu bishize mu dutsiko two kugira nabi. Abo nibo bamwe muri rusange bacuze umugambi wo kunshimuta no kunjyana aho bagiye banshimuta inshuro 5 zitandukanye, bamfungira ahantu hatandukanye, no muri special ya Kicukiro nyuze hariya Sonatube ukinjira kuri sitasiyo ibanza ujya Kicukiro santire, hari sitasiyo iraho ya polisi nayo banjyanyeyo bamfungiramo ndwariramo mu mibu myinshi cyane. Banjyana kwa Gasana Emmanuel mukuru wa polisi Kacyiru, baneraho amaserumu n'ibiki byose, bahankura banjyana kwa Gakinya iriya za Gikondo, bamfungiramo hariya nko kuri Rwandegisi, igipango kiri aho haruguru nk'ujya Nyenyeri uwo, ariko kiri kuri kaburimbo aho. Banyinjizamo nkubita iminsi 120, n'ahandi hose bagiye bamfungira bamfungaga iminsi 120 ndi muri Serikeye, banteye amapingo ku maboko no ku maguru no mu rukenyerero. Bityo rero ako ni akarengane k'ibihekane. Barangiza bagakwirakwiza virose ngo umuntu yarabuze, ngo umuntu yaburiwe irengero, babona bibashobeye bakavuga ngo uwo ni umusazi. Barangiza ngo uwo yarasaze ubwo yarabuze. Umuntu se abiwe abi mu rugo rwe ntibamujyana kumuvuza akaba yajyanwa n'abandi? Bareka kubimenya abaruda tuyoboye ntibabimenye, kandi bandi bakabesha ngo umuntu yarabuze ngo ntibazi irengero rye, kandi baranshimuse ku manywa y'ihango bose babireba. Noneho ibyo ni ugukwirakwiza ikinyoma cyambaye ubusa. Ibyo byose rero twabaruda tuzabirwanya. Ni nk'ako karengane kose Musoni Augustin akomeje kutukorera afatanyije n'abo bambari be bose, niko batura umugambi twe batuziza ngo tuko turi abanyabwenge, twari twishoboye ngo batuzahaze, batugira abatindi, batugira abahanya. None tuzabuvure uko tubigenza, tugere n'igihe tutagifite inzara zo kwishima. Noneho bazigira abantu beza, ngo rwose ngo abantu ngo barahohotewe baduhohoteye. Se bari hehe ko twahoraga tubaregera igihe cyose? Bakoze iki? Na n'ubu tufite inzandiko 220 zitandukanye twagiye tubaregera kuva ku rwego rw'umudugudu kugeza kwa perezida wa repubulika. Nta rwego dusimbutse, inzego zose za minisiteri zose twazigezemo, ariko nta cyakozwe. Ibyo byose rero ni ikimenyetso simusiga kigaragaza ko biba byarateguwe neza, babigambiriye kandi nkana. Noneho ibyo byose rero ni akarengane k'ibihekane. Ibyo tuzabirwanya twabaruda, twe nta mikino. Bityo rero n'ahabo ba Musoni Augustin ibyo barimo, bafatanyije gucura umugambi wo kudufungira inzira tutagira amazi n'umuriro bigera iwacu. Ibyo byose bizashira, kandi nabo bashobora kuzava kuri iyi si bakabisiga, kuko ntawe ugendana inzira ye cyangwa ngo agendane n'amatiyo y'amazi cyangwa y'amashanyarazi. Aho avuye n'ahajya, ahubwo abisanga bihari cyangwa bikaza bihamusanga. Kubyitanga siko kubirya. Reka babyidutange, bashobora kuba baryaho ibyabo, wenda ibyacu bikiri imbere, ariko rwose Imana izakora umuti. none se ko barara baturaririye baba bashaka kutwica cyangwa baba baturinze?
icyo kibazo nanone ubaze ni cyiza cyane. Ntabwo baba turenze, ahubwo baba turaririye kugira ngo batugirire nabi. Ni biriya amaze gusobanura haruguru hariya, baturarira ku nzu, bazenguruka inzu bashaka kutugirira nabi, hagira uwasohoka. Nka cyagiye ku nshuro ya mbere nasohotse ngiye inyuma ku musarani, bamfatira hariya hirya batangira kunyica, ntangira kuruka amaraso. Noneho yo mudatabara ngo muvuze induru mubateshe, nari mpaguye, nari mvuye nshize mu mwuka. Urumva rero ni wa mugambi wabo bagikomeje kungirira nabi. Mwabonye ko n'abareze twarabareze mutanga ubuhamya, ariko byose byabaye impfabusa, byafashe ubusa kubera bakomeye, bataregwa, batahanwa, batagira icyo batwarwa, nta n'icyo babakora kubera bakomeye cyane, bitwaza icyo bari cyo. Abo bari bo bitwaza imyanya mu nzego z'ubutegetsi bafite ngo bagira ubudahangarwa. None ugasanga bagira ubudahangarwa bwo kudakorwaho, kandi bo bakagira ubudahangarwa nanone bwo guhangara abandi, bakabagirira nabi, bakaburubahana. Ibyo byose ni akarengane k'ibihekane. Rwose twe tuzabirwanya, twabaruda n'abarudakazi n'uturuda duto tutarafata irangamuntu mu gihugu cyose cya Repubulika y'u Rwanda. Babimenye, ruda Rwanda Revolutionary United Democratic Advancers for 200 good many causes izabirwanya. Iri ni ishyaka nyarwanda riharanira ubumwe bw'abanyarwanda muri demokarasi yihuse ku mpamvu nziza nyinshi 200. Ishyaka rya politike rya gifute ry'akataraboneka, bose bakunze, abakuze n'abakiri bato, ibitsina byose. Bityo rero ibyo bigira barabyigira ubu, ariko icyo nzi cyo ibihe bihe bindi. Perezida murakoze, ibibazo twadufite byari ibyo ngibyo. Murakoze. Murakoze, natwe turabashimiye rwose. Igihe cyose mwazajya mudukenera kubaza ibibazo byose mwibaza, muzajye mudushakisha aho turi mutubaze. Nimutubona se mutubaze ibibazo byose mutumva, iby'ubwenge, mu bukungu, mu masomo y'abanyeshuri hirya no hino. Kandi uzansuhurize n'aba banyeshuri nimusubira ku ishuri ngo perezida wa ruda arabatashya, kandi n'umuyobozi nyamuyobozi, umunyapolitike mwiza utarya iminwa muri politike, umunyapolitike utitiranya ikiko n'igitiyo. Ikiko ni ikiko, n'igitiyo ni igitiyo, ntabwo yitiranya ibyo. Namwe banyeshuri ntimuzitiranye ibintu kuri iyi si ya rurema. Ikintu mujye mucyita mu izina ryacyo, batazabatekinika, mutazakurana umuco wo gutekinika mubesha. Bityo rero Imana ikazabatwika mu muriro utazima, gurumana ukagira ngo ni ibirunga biri guturika. Rwose umuriro w'amazuku. Bityo rero Imana izabiteho muri iki kiruhuko. Banyeshuri mwese, ab'amashuri abanza, yisumbuye, za kaminuza hirya no hino, na mwese mujye mwitwara neza. Noheli muzayitwaremo neza, na bonani y'uyu mwaka, ubwo Noheli ya 2018 na bonani y'umwaka wa 2019 tugiye kujyamo. Birumvikana uno munsi ni itariki 2 z'ukwa 12, 2018. Birumvikana ni ku cyumweru. Birumvikana abantu mwese babumva mwabaza ibibazo, haba imbere mu gihugu cyangwa mu mahanga, abari hafi na kure, mwese mujye mwibariza perezida nyaperezida, Perezida Barafinda Sekikubo Fred, umunyapolitike mwiza, umunyapolitike w'amahoro, umunyapolitike ufite politike nziza koko y'igifute y'akataraboneka, umunyapolitike ufite impamvu nziza nyinshi 200 zayobora u Rwanda neza nta nkomi, n'izindi mpamvu 200 byayobora Afurika neza, u Rwanda tukarugira umurwa mukuru wa Afurika, n'izindi mpamvu 20 byayobora isi neza.
maze Afurika tukayigira umurwa mukuru w'isi, Afurika tugakura iriya mipaka yose yigiza shwi, hanyuma umunyafurika akajya atura aho ashaka agakora icyo ashaka, hanyuma tukavuga tuti amahoro masamasa, isi yose igahindamo amahoro, amahoro abyarira abantu bose amahoro, abana bose bakabona ibyo kurya bihagije, abahinzi bagahinga, inganda zigakora zitunganya ibintu ku manywa n'amajoro, ibikomoka ku buhinzi bworozi, ibikomoka ku mabuye y'agaciro n'ibindi byinshi bitandukanye. Ibyo byose inganda izikomeye n'izoroheje zose zigatezwa imbere, none tugateza imbere itumatumanaho, gutwara abantu n'ibyabo bigatezwa imbere, umutekano imbere mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga ugasugira ugasagamba, abantu bose bakagira umudendezo rwose rusange, n'uw'umuntu ku giti cye ntabangamirwe kandi nawe atabangamira abandi, abikora neza ibyo akora byose kandi abikorana ubushishozi, nta guhubuka ngo abe yagira ibyo yangiza. Bityo rero abana bakiri bato mwese mu ishuri mujye mwirinda indwara yo guhubuka, kandi mujye mutekereza cyane ku muvuduko, kandi mwige cyane amanywa n'amajoro, mujye mwiga preps za nijoro, mubyuke mwige, mu gatondo mujye muzinduka mwiga, mbere yuko mujya ku ishuri mube muvuye mu makayi, noneho mujye ku ishuri mwige mukurikira abarimu neza, kuko abarimu nibo vomo ryanyu, muvomo ubuhanga muri abo barimu, namwe muzabe abarimu mpuzamahanga kera, noneho muzabe ibirangirire abantu b'ibyamamare ku isi, mukora ibyiza gusa kandi mube intangarugero kuri bose, abakuze n'abakiri bato, ibikwerere, noneho abantu bose bazavuge dore abanyarwanda beza, abanyafurika bakataraboneka. Bityo rero ruda ifite impamvu nziza nyinshi 200 nk'izo zose tugamije guteza imbere Afurika n'u Rwanda, dukuraho imisoro ku butaka mu Rwanda no ku mazu, n'abakene badafite igishoro cya miliyoni 6 bose bakurirweho imisoro, batere imbere, duteze imbere u Rwanda, Afurika n'isi yose. Bityo rero ibyo bizitwa imbaturabukungu ya bose, tuzateganyiriza abakiri bato pansiyo yabo n'abakuze, nubwo abakuze batabateganyirize pansiyo ifatika ihagije ibaherekeza neza n'abana babo, ariko abana bacu ubu ngubu tubateganyirize pansiyo yaba izababera ingirakamaro, izabatunge n'abana babo n'abuzukuruza ubuvivi n'ubuvivure. Bityo rero bizaba ari imbaturabukungu ya bose. Murakoze cyane, muzabyakire neza hirya no hino ku isi aho abanyarwanda mugeze, aho mukorera, aho muba, ni ukuvuga aho mutuye, abagiye kwiga mu mahanga, abaruda n'abarudakazi n'uturuda duto tutarafata irangamuntu dutuye mu mahanga, mwese mwifate neza, ntimwishore mu biyobyabwenge, kirazira by'amazi cyangwa iby'imyuka batumagura cyangwa ibyo mu nshinge, muzabyirinde byose, byangiza umuntu akaba impfabusa ku isi. Bityo rero abana bato muzakure mufite uburere bw'uturere twose 30 twa Repubulika y'u Rwanda, noneho muzaba intangarugero muri Afurika, u Rwanda niruzaba umurwa mukuru, bose bazabifuze, babakunde, babagira abayobozi bakataraboneka, kubera muri intangarugero, muri icyitegererezo kabarore ya bose. Noneho tubonereho umwanya wo gusuhuza abanyarwanda bose baba mu ntara zose z'igihugu, no mu mujyi wa Kigali, no mu turere twose 30 tugize Repubulika y'u Rwanda. Birumvikana twe abaruda turavuga tuti abanyarwanda bose bari imbere mu gihugu n'abari mu mahanga muri aho,
kandi mukomerezaho kandi mukomere cyane kandi mukomere muri byose kandi muzigame cyane kandi muzigame kare kandi muzigamire abakiri bato kare noneho mwe muzigame cyane mukoresha bike kandi mubibyaza umusaruro mubikoreshe neza mwirinde gusesagura mwirinde kwaya mujye mukoresha ibikwiriye noneho ibindi mubizigame muzigamire ejo hazaza izababere imbarutso ya pansiyo yanyu nziza izatuma mubaho neza mugira amasaziro meza bakuze n'abakiri bato iyo izabe impanuro nziza cyane nge perezida wa ruda mbapfunyikiye barafinda Sekikubo Fred perezida nyaperezida w'akataraboneka ku isi ya rurema kuva isi yabaho nibwo isi yungutse umuntu w'akataraboneka umuyobozi uvuga rikijyana neza kandi ry'amahoro atanga ihumure atanga imirongo migari myiza ifatika yakemura ibibazo igakumira ibindi tugakora umute twese twifatanyije nk'amenyo ya ruguru n'ayo hasi bityo rero abaruda n'abatari abaruda mwese mutahiriza umugozi umwe murwanya akarengane k'ibihekane rwose isi muzayibere intangarugero murakoze murakarama ariko muzibuke guhamagara perezida wa ruda ku gasaraba 250 78 34 28 622 iyo ni nomero ya perezida wa rudi ngendanwa masaha 28 iritabwa na perezida nyaperezida mwongere twandikire kuri wa eshatu akadomo ruda akadomo tike mu rubuga rugari mu rusure muzabonaho gahunda zose z'abaruda n'abarudakazi n'uturuda duto tutarafata irangamuntu ku isi hose abaruda n'abatari abaruda muzubahiriza ibyo kuko gahunda ni nziza nyinshi ziraje n'igitabo cya ruda cy'impamvu nziza nyinshi 200 kiri kuri iyo website urwo rubuga rugari no kuri Twitter wagisanga no kuri Facebook hose no kuri Google Plus bityo rero ibyo bizabe imbarutso n'umusemburo w'iterambere ku banyarwanda mu Rwanda kandi kuri bose ibihe byose n'abagana u Rwanda murakoze cyane.